tugiye gutuma natwe umutima we n'izina ryanjye ryacu turagushimiye kuri Imana amahoro tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu urunani w'ineza urumutunzi w'abazi Yesu noheri n'ibonisi inema icyudo pefostas icyo n'abantu bagushimiye izina rye ryamare kuwe kandi ubwiza bwawe tumuhangeho urakoze abantu mu izina rya Yesu amen. ibiganza byawe kugira Imana amashyi n'izina rya Yesu. Uwaje nivuze yitwa Ayabagabo Bosco, izina rizwi cyane n'ibiratogote mu rugo ni Rwamagana hariya mu mujyi. Dushimiye Imana yagiye kuduha uyu munsi. Usome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi y'ijana na 25 turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2 turi busoreze mu gitabo cya Samweli ibice 11 n'umurongo w'9. Aravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa ahubwo uhoraho iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 11 turasoma umurongo w'9. Aravuze ngo nuko babiri baza bati muzabwira niya Beshi Galiyadi muti ejo kugasusuruka muzatabarwa. Nuko intabaza zirara zibwira biya Beshi baranezerwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ubumbe Bibiliya tuganire. Hanyuma intego y'iki giterane iravuga ngo byukura bagira. Haleluya. Amen. Shimiye Imana ko ndi kumwe n'abantu bagiye gubyuka bakarabagirana. Ihangane ikiganza cyawe gihure n'ibiganza by'abantu nka batatu urambwirire ngo ahantu Imana yasubikiye ntije gusubukurira. Urambwirire ahantu Imana yasubikiye ntije gusubukurira. Kubera iki turabyutse tugiye kurabagirana. Wavuze cyane Bwana. Ntabwo munyumvisha. Ahantu Imana yasubikiye. Karame mwawe. Ahantu Imana yasubikiye. Uyu munsi kuri iyi tariki ya 15 nije gusubukurira. Wavuze cyane Bwana. Ibintu biri mu ngore. Yewe yafashijwe rwose. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko murahari? Hobera umuntu umwe wenyine umubwire guhanganira ahantu wasabiye niba ugiye gutabarirwa. Nimubwire guhanganira ahantu wasabiye niba ugiye gutabarirwa. Ahantu bakuvugiye niba ugiye gutabarirwa. Ahantu wasabiye niba Imana isangiye. Ahantu bakuvugiye nije kukuzungurura. Wambaye ugahaguruka ugatera haleluya. Kugira ngo unyeganyeze mu rwego rwa Imana ikabikoze nimubwire. Nimubwire ngo nubaha Imana ikabikoze. Nimubwire ngo Imana ikabikoze. Abantu nubaha ikabikoze. Abantu nubaha ikabikoze. Mukobwa nubaha ikabikoze. Wavuze Bwana. Daniel yavuze ngo iki? Daniel yaravuze ngo abantu bazi Imana yabo aravuga ngo bazakomera kandi nibamara gukomera bazakora ibintu by'ubutwari. Hari ibintu tugiye gukora byari byarananiye abandi kubera ko Imana iguhagurukije. Yebaba.
mubona umuntu muri kumwe atari kubyumva umuhungu umuhungu ndabikwemerera babarira umuhore abantu nka babiri ubambwira ngo basengeraga Imana irabiteguye ubambwira ngo Imana irabiteguye Imana irabiteguye cyane basengeraga nakurikiranye amateka y'iki gikombe mbariza umuntu mwegeranye mubariza ngo iki gikombe nawe waba ukirimo mubariza umuntu mubwire ibibereye muri iki gikombe nakurikiranye amateka nsanga iki gikombe nicyo abayisiraheli bari basigaranye n'inzira twikirize ngo amen hanyuma bari mu nzira bagenda baza gusanga imbere muri icyo gikombe harimo intumbi z'imbere kandi cyari ikizira ko abayisiraheli barenga intumbi ndafashe asifu narimbuze ngo amen bagezemo babona nta bundi butabazi barapfukama bahamagara y'Imana ishobora bingahe uko barimo barasenga ikirere cyari kuri icyo gikombe cy'Imana hazi ibicu bitari mbabarira ikiganza cyawe gihura n'ibiganza by'abantu babiri ubabwire ngo akiri igice Imana izanye muri icyo gikombe barurimo ntabwo wapfa kubyumva kereka nivuga ongera umubwire ngo akiri igice Imana izanye muri icyo gikombe barurimo ariko abantu bakiriye iki gicu bateye haleluya babonye
bacitse intege barakomeje barasenga. Uko bakomeza gusenga icyo gikombe gitobokamo amasoko. Aya masoko atobotse cya gicu nacyo kibyara ivu. Aya mazi y'ivu n'aya masoko bihurira muri cya gikombe ngo biragenda bikoyora za ntumbi zimwe. Haleluya. Ya mazi y'ivu n'aya masoko Imana itoboye biragenda bikoyora za ntumbi zimwe zari imbere ya kabivuga magaza na kamera rwose amere neza hano. Ngiye kuguhanurira mu izina rya Yesu. Igikombe wari urimo uyu mwanya muri iki giterane Imana itoboye amasoko. Akamaro k'ayo masoko agiye gukoyora intumbi zimera zatuma dukurikira mu masezerano, zatuma dukurikira wahagurutse ugatera haleluya. Twararambagijwe intumbi zimwe baziritambika mu miryango turategereza turaheba. Izo ni intumbi zimwe bazitambitse. Twashoye miliyoni n'igice wenda cyangwa n'imwe turarangura tuzi ko turi bucuruze tukunguka. Imbeba ziraza ziritambika. Twarize twiga tuzi ko tuzakora nk'abantu. Haleluya. Turanadepoza rwose ariko imbeba zaraje ziritambika. Nongere mbisubiremo uyu munsi muri iki giterane kubera ko tubyutse ntabwo turi bubyuke hakijijwe. Haraba hakeye mama, haraba hakeye papa, haraba hakeye mukuru, haraba hakeye musore. Mwavuze mwana Imana itoboye amasoko. Aya masoko agiye gukoyora intumbi z'imbeba. Haleluya. Haleluya. Ihangane ikiganza cyawe gihure n'ibiganza by'abantu batanu. Nanjye numva ngiye gusanga abantu batanu mbibabwire. Ubabwirire ngo ibintu maze iminsi usengera ubona byaranze Imana igiye kubiteraho amatwi bikita. Naribuze mu bintu maze iminsi usengera ubona byaranze muri iki giterane Imana ibiteraho amatwi. Ibi bintu bigiye kukwitaba, ibi bintu bigiye kukwitaba. Birongera birakwitase, birongera birakwitase. Byagusuzumira kinini birakwitase baribiki, birakwitase bashumba. Wavuze mwana harimo abantu bizeranye na biratogota ko Imana ibiteye amatwi. 2023 bikaba bigiye kubitaba mu bahaguruka batera haleluya. Nimubishize Shandone Maya Sida Otala Zambia kavuga kaka igihe kimwe vuga ko kagira inkuru. Umwe ngo yaravutse avutse asanga mama we n'inkuru ntareba ajya ku kiraka cyo gusengera mama we ngo arebe. Mbibutse iteka nusenga wagera mu rugo ugasanga hinjiye ikindi kigeragezo kiruta cya kindi wasengera. Ujye umenya ko isengesho ryawe Imana yaryumvise.
yurira imisozi arara amajoro. Haleluya. uko akomeje gutitiriza asenga hinjira ikindi kigeragezo cya gatatu cyitwa inzara. Haleluya. rimwe ngo arasenga asenze Imana ifata umwanzuro. Haleluya. ifashe umwanzuro ibwira marayika iramubwira ngo ihute ugende usanga uriya mugabo umubwirire mu bintu bitatu arimo gusengera atoranyemo kimwe tumusubize. arimo arasenga ngo mama we arebe, arimo arasenga ngo umugore aba n'urubyaro, arimo arasenga ngo Imana imukize inzara. ari nkawe wahitamo ikihe? ari nkawe mwahitamo ikihe? wumvishije uwavuze ngo urubyaro. buriya no mu bintu muzatinya muzubaha ikintu cyitwa inzara. dore impamvu uzayuba. Filipo mwibutse ko umuntu wabuze urubyaro ntabwo urubyaro rwica, ariko inzara irica bakakujyana ku irimbiro cyangwa usareba umuntu wabuze urubyaro ararira amarira akayabona, ariko umuntu inzara irya harira ibiri mu nda. sinzi ubwo nibyo ngibyo mbivuze ntabwo muri gahunda byari birimo, ariko ubwo nabyo bijemo. uzubaha ikintu cyitwa inzara. uyu mugabo haleluya ngo yitegereza marayika arebye ibintu arimo arasengera abwira marayika ati rero marayika numvishije uzumbwira ko bakubwiye ko ari ibintu bitatu, ubwo ikigaragara cyo ntibanabikubwiye, none reka njyewe mbikubwire. ubu rero ndimo ndasengera mama marebe. icya kabiri umugore nashatse nta rubyaro tumaze igihe kirekire dutegereje. icya gatatu mu rugo hari inzara ivuze ubuhu. none marayika byinkureho wowe ubyishyire, ari nkawe baguhitishije wahitamo ikihe? umugabo aramubwira ati kandi mugiye kumpitiramo bikunaniye, nibura upfe kwihangana ungire n'inama. marayika akabitekereje abona ko ibyo bintu birakaze. mbariza umuntu mwejyanye mumbarize ko ibyawe biroroheye ariko mubaze w'inzega mumbarize ko ibyawe biroroheye. haleluya. marayika aramubwira ati ibyo bintu birakaze, simbashije kuguhitira, ariko inama wangishije ndaje ndayiguha. marayika aramubwira ati ndagiye ngiye kukubwira uwanyumye kuki ubitekerezaho utarahitamo, ariko nshobora kutagaruka njyewe bakohereza undi marayika, undi mumarayika uri muze nyuma yanjye. ntabwo mwapfa kubyumva. baba bashumba we ndayumviye ndimo ndayumva Imana niba aho baterare rero nawe utayitera ndimo ndayumva Imana. Haleluya. marayika aramubwira ati nyumva undi marayika uri buze hanyuma yanjye uze kumubwira ubucuti mama wawe yagutumye ngo arashaka kubona abuzukuru bari ku meza barya. ntabwo bakundisha. marayika yaramubwiye ngo uze kubwira marayika uri buze umubwire ngo mama wawe yagutumye ngo arashaka kubona abuzukuru bari ku meza barya. ibyifuzo bye byose uko ari bitatu. ibyifuzo bye uko ari bitatu byose uko ari bitatu Imana irabisubiza.
ntuze kuvuga ngo bya bindi numvishije ngo upfe gusenga ngo umpaye n'uwijisho rimwe. Imana yacu irumva, kandi ntuyibwire ngo ni umugabo ngo iguhe umugabo udafite n'akantu nako ukavuge, nako ukavuge. Umuntu uza gusaba musabe nawe kubera iki? Imana yohereje marayika, ntabwo munyumvishe. Imana yohereje marayika, akamaro k'uyu marayika aje kukubaza ibyo ushaka. Bamasi umubwire, bamasi umubwire, wavuze Mwana. Haleluya. Yeba we ndiza abantu b'Kigali we. Nabigirane bya bintu by'abarokore ko bibaje. Ntoberera umuntu uri mu mavi uri mu mwuka, umubwire ngo ahantu bifuzaga kukohereza nibo bagiye kuhajya. Babarira ubibabwirire ahantu bifuzaga kukohereza nibo bagiye kuhajya, nibo bagiye kuhajya, nibo bagiye kuhajya. Birahindutse, bagiye kujyayo, birahindutse. Harimo abantu baguye, reka mbabwire ingingo iturenge. Yesaya yavuze mu cy'imirongo 50:21 yaravuze ngo yewe urengana mugasinda utanyoye vino, twasimbishijwe n'amahembe yabo, twasimbishijwe n'amagambo batuvuga, ariko shaba wavuze Mwana. Aravuga ngo ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburane urubanza rw'abantu bayindi, ihanurire wikomangeho uvuge ngo Imana iraburanire, ihanurire uvuge ngo iraburanire, ariko abantu Imana iburanire bataye. Haleluya. Aravuga ngo dore watse igikombe cy'ibigandabiraga, wari cyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki. Aravuga ngo ntuzongera kukinywera ukundi, ngo ahubwo gishyize mu biganza by'abakurenganyaga. Ongerera umwiriro wa muntu wabwiye, umubwire ngo nabo nibakinywereho bumve, umubwire ngo nabo nibakinywereho bumve. Naribuze ngo babwire ngo nabo nibakinywereho bumve. Iri torero ririmo abantu bizeye ko Imana ibatse igikombe bari barimo baranyweraho 2023, bakaba binjiye mu masezerano ngo bahaguruke batere haleluya. Kindemere nanjye ngitahane, kindemere nanjye ngitahane.
nyibonye Imana nanjye ndakwanduye
Nahashi umuhamoni bibiramo arazamuka ngo agerereza n'ahatega niyo peshigariya Abayisirayeli mu cyari igihe bari bariho batagira umwana ngo basambuye Nahashi barakubwira bati Nahashi watwemerera ukatubera umuyobozi yasashi Nahashi arababwira ati ngira ubuntu ndababaye mwajyaga mujya mu butayu mwavayo mukaza mundatisha nzaza ngira ubuntu ndababaye Nahashi arababwira ngo kugira ngo mbabere umuyobozi muri bunyemerere mbanogora amaso y'iburyo kabiri mbihindura igitutsi ku Bisirayeli bose baba we mu Bayisirayeli haba harimo abantu Imana yisigarije bakirimo umwuka w'Imana wavuze Bwana babwira Nahashi bati Naha kuza twizanye ariko gutaha reka tugusaba uburenganzira watwemerera tugasubira iwacu hahandi uri kuvuga ko Imana yavuganiyeyo natwe tukagenda iyo Mana tukayihamagara Naha iminsi 7 yonyine hanyuma twaramo ngo tubuze kudutabara Naha tukagaruka tundi imbere y'Imana naho mutakwemera ko ndi umuhanuzi njyewe byigize mbega uko nari nzi kwiba cyane niyo ngeze muri ibi bintu by'Imana haleluya ari ikijura ruharwa ndimo ndabonamo abakobwa hariya batari gusirimba nayoboye korali imyaka 3 nsambanya abaririmbyi n'indirimbo none mwe muranga gutamba siga iyo tuza guhura umuntu muri gufasha nanya nihite mugendera muranyumvisha nashaka bari muri Sudani uyu mwanya Imana ni mugenderere nze mbibabwireho beza n'amashuri Sawuli ngo aragenda asanga aba bagabo aho bari basenga mbere arababaza atamarira muri kurira nayo abandi bati twahuye n'umugabo bita Nahashi ariko mbariza umuntu mwejyanye mubarize ngo Nahashi wahora muzi mumbarize ariko tujya tubwizanya ukuri ukwiye kwiga imyaka 6 primaire ugasoza ukiga indi 6 secondaire ugakubitaho n'indi 3 ya za kaminuza njyeweho dore ko nta warangiza ugakubita indi 5 uri umushomeri ugasekuraho indi 2 ikabibaye 2 wowe si Nahashi nuza kubireba neza uburyo ufite Nahashi urasanga abandi bakobwa mungana babyaye nka kane wowe nta n'uwo ufite nibura wawe undi yavuga ngo kubeshya ubu kubwira ngo wariye se shushu mbe wowe si Nahashi ubu ngogerekane nitegeza sindi butitire reka da yewe nazanye n'icyuya sindi butitire haleluya Sawuli ngo aragendera arababwira ati mugende musubiriya kwishigariya mubwira basigaye mubabwire ko ejo ku Gasusu ejo ku Gasusu muzatabarwa ndagira ngo mvugane n'umuntu wateranye Nahashi n'abagutisha iminsi 7 yonyine muri izo minsi 7 harimo gutabara muri iyi minsi 7 harimo kwakira ibyaha muri iyi minsi 7 harimo gutambagira muri iyi minsi 7 harimo kwakira akazi wahagurutse ugatera haleluya amen nari umujura bamwaraga mu bikarito
bikarito vile bantwaraga mu bikarito twara abajura 54 muri 54 amaje gukizwamo batatu. Amen. Abandi barakiba nimuze kubambaza aho bari ntabwo mwana baramfataga bakanshyira mu gikarito bakagenda bakambitsa mu maduka. Njyewe nari umujura ntabwo ndi nk'ababandi ngo baca ibitoki barimbura ibishyimbo mu mirima bariya ntabwo ari abajura bariya ni ingegera. Rero nari umujura sinyagira n'isoni zo kubivuga. Nari umujura ruhanga mama ruharwaye n'umuntu uri bwumva twarahuye yihangane nta bwishyu mfite cyo koza Imana iri kumbwira ko ugiye kungirira neza imbere hariya nzakwishyura mu izina rya Yesu. Bakanjyana igikarito nabaga nyirimo mfite icyuma mfite n'itoroshi murimo muranyumva mfitemo na voka mbisi n'amaguru urumogi rwinshi bimuza kugira ubuntu bwo kunsuzana tugira hanze murebe mu maso n'ibisigisigi byabo biracyari mashaka naramwaye reka niruka inyuma y'abandi baruma amashaka bakanjyana bakambitsa mu maduka ugacuruza numva ugarurira abantu numva aho ubika numva urimo murabibona. Haleluya. Dushimiye Yesu. Yaje bibabwira neza muhita mumushimira. Niyo wagiraga amahirwe yo kumfata kandi icyo gikarito iyo cyabaga cyageze mu iduka ryawe ntabwo wacuruza kubera iki barajura bose 53 basigaye babaga bari aho ngaho. Uwambere akinjira ati iriya parufe ntangaye kumbi ntabwo ari gushaka parufe arimo aracunga umutekano w'igikarito cye yavamo akabisikana n'undi ukirirwa muri urwo. Twabaga dufite abashoferi bafite fuso nshyashya zitari guteza abantu sababu. Urabibuje iyo wagiraga ibyago ukabura ni umwaka wabakukiza ndetse kera kabaye njya kwiba ahantu hatibika. Kera kaba njya kwiba ahantu hatibika mbaza ngo nahaye ni mu rusengero. Tujya kwiba ibyuma ku rusengero. Bashumba mumenye n'abashumba mukorana barimo mwe muba mubizanye. Mbibutse ko ari umushumba mugenzi we bari batubwiye ngo tubizanira twishyura miliyoni 8. Nzababwira ngarutse mujye munasenga musobanuze Uwiteka. Uzi bya 10 natanze mvuye kwiba abantu ukuntu bingana. Simwe mubizanye ko mureka nitahirwa. Uzi imifuka y'imiceri bitangaga ngo bakira abaririmbyi nkarara muri za butike nishaka kandi mukanya bakansengera ngo Imana ikumugisha ngikukubire 770 ubwanyohereje kwiba abantu banga ego umugisha Imana ikukubire kandi mama kanijeje cyane gitahe uzona ko nagarite muri kora natangiye guhimbaza narabyibuha nkubita umugari bivuga ko barwa umukozi w'Imana we hanyuma umugoroba wagera agahita ntoranya amakana muri korari ndi bucishe muri geto ahitamo geto kandi nibirije abakorari mu gitondo nabyukira ku ruhimbi nkabirije wenyine hari indirimbo mushobora kuririmba nge sinziririye nubaha indirimbo 3 mu mate ndashoje kuri imihangane.
indirimbo ya mbere niya ni indirimbo y'108 ivuga ngo ngende umukristo ngo nzahora ndi mwibeshya abantu harimo utuntu tubiri dutuma nyiti akambere muravuga ngo umukristo ngo mu bintu byo ngo kugeza ku gupfa mu bintu ihute reka mpita mwibutsa jya mu ivarizi y'imyenda harimo n'akamuhadaza ubwo ni mu bintu byose reba umufuka muceri muri sitoke reba ko igifuka utahira ikintu na wenyine ubwo ni mu bintu byose reba reka ibyo mbere jya mu rubyaro nta n'uwo wese ikigori ubwo ni mu bintu byose mu bintu Imana izamura iyo ndirimbo yo n'iriho ushobora kuyiririmba niyo wagira uretse mu mucyo hari igitero bageraho bakavuga ngo ngende umukristo ngo byina mu isi ndabihinyuye reka mbibutse muri korali hari abantu muhora baba bagiye mu kazi kandi mu gitondo yazana ngende umukristo ngo byina mu isi ndabihinyuye ngo nsigaye nifuza ibyo mu ijuru twifuza ni uko repeta manaka noneho ari kudusaba urushya ngo yagiye mu kazi ntari kutubeshya ibyo mu isi yabihinyuye koko mubintu Imana izamuriye indirimbo n'iriho iyo navaga gusambana nasambanyije abaririmbyi banjye naruhukiraga ku ruhimbi nkafata ka mikorofone ikorasi ya mbere nateraga ni ikorasi ivuga ngo nyengereza Mana ntibambone kandi ntushobora kuyitera ngo nzakwikirize niyo wagira ute kubera iki nari nzi impamvu nayiteraga njye nizi neza kugira ngo nice abantu mu mutwe batavumbura havuga ngo dukingirize amahembe w'amahembe nkabona arasimbutse ntisawa nyine ndabarangije reka mbabwire sinshobora kuyiririmba niyo wagira ute uyitera nzi uri kwiginga Imana bigukingiriza iki hanyuma kandi ni umukozi w'umuhanga ikanyingiriza ntibambone n'ubu ugiye mu mukate we nahita ntangurama kuko nabaga mfite mikorofone nkadirisha n'imbaraga n'amavuta n'ingeho n'imbaraga n'amavuta n'Imana irurutse batira n'umwuka wera mwe bata umusambanyi n'uwo musambanyi aratuzengereje kandi ndabizi neza ko ari n'uwo musambanyi aratuzengereje Imana ati nzamugaragaza ntuzamugaragaze Imana ntuzamugaragaze aha kera kabaye birangaragaje reka ndekere hanyuma hanurira umuntu umwe muri kumwe umuhobere nibura ubisubiremo nk'inshuro 3 uri kumuhanurira umubwire ngo uyu mwaka utararangira akira gusohokanwa n'Imana mu izina rya Yesu uyu mwaka utararangira Imana ni gusohokana mu izina rya Yesu ushumba karibu usengere utwinjize amena reka dusenge n'ubundi ku munsi wa mbere twari gusengera mu ntego ivuga ko kuhoza imigisha yawe utabonye uyu mwaka yego niyo ntego y'uyu munsi turi bukoreremo kubohoza imigisha yawe utabonye muri uyu mwaka yego umugisha ntabwo umugisha urakorerwa igorata niba ushaka ko Imana igira gutya nawe rambura ukuboko nawe Imana izigire gute muri dukeya ufite nawe Imana izikore igorata ndagira ngo umuntu wese ibi bintu ntubisuzugure nabonye Imana ijya ibasha gutabara kuko igikorwa umuntu aba yakoze nabonye Imana ijya ibasha kurengera umuntu bitewe n'uburyo yitwaye imbere y'Imana igorata ni byiza wasirimba watera haleluya ariko niba ushaka umugisha w'Imana ni ukuri kose ujye urambura ukuboko urebe ibintu Imana igiye kuzagukorera reka uyu mwaka tugiye kwinjiramo nibwo Satani aba arimo guteza impfu nibwo Satani aba ari guteza ibintu bigiye bitandukanye nibwo Satani aba ari guteza impanuka ndagira ngo ufate ituro ryawe ubwire Imana ngo nishinganishije muri uyu mwaka hari ibyo ntabonye uyu mwaka hari ibyo nkeneye uyu mwaka ndagira ngo umuntu wese arifate aritongeraho amagambo yose yifuza ko hari ikintu Imana yamukorera ntabwo uyu mwanya turi buze kuwugarukamo
byari byarambayeho karande aka kanya bigomba kuguhunga bikagenda